Ifandwa TV, Factory Bw'Uhagarariye TV. Abakobwa ko bajya mu mihango akamenya abahungu kwiroteraho niki, ibyo bintu rero ababyeyi muri hano mujye musobanura abana nabo bamenye ubwabo, bamenye ibice bibagize batagiye kubivumba handi. Muri iki gihe rero tuba turi mu biruhuko nk'urubyiruko cyane tubashishikariza mwizo mpinduka mwibonaho ku mubiri, kudahita muzisanisha no gukoresha nabi imibiri yanyu. Ubuzima bw'imyororokere, niba umukobwa yagiye mu mihango, abahungu basaza biwe cyangwa iyo tuvuze abasaza bese abo bavukana mu rugo gusa, ntabwo mwagombye gutangira kumukwama, ahubwo mugomba kumwegera mukamufata nk'umwana wanyu, ntimujye kumuseka ngo yagiye mu mihango, kuko ni igice kiba kiri gukora gituma iyo mihango, iyo umwana w'umwanga bageze ku kigero cy'imyaka 10 cyangwa hagati y'10 na 12, impinduka ziraba ku mubiri, aribwo ubona ngo yazanye bimwe mwita amataye, agatangira amatako akagara. Ku muhungu hari abatangira kwiroteraho, umukobwa agatangira nyine kubona imihango, ibintu biba bidasanzwe. Ubwo rero ababyeyi cyane mujye munasobanurira abana, mubabwire ibice ibintu bishobora guhinduka kubabaho mu gihe runaka. Ifandwa TV, Factory Bw'Uhagarariye TV.